ababwira ibimasa byapfiriye ahangaha bumuzime ntago mubizi gerageza amazwe nabimenye hari ibimasa byapfiriye ahangaha uko bateye intambwe ikimasa Zaburi ya mbere ubikorere kwihesha icyubahiro reka umwuka wera nk'isezerano twahawe kudufasha amanuke muri uyu mwanya tumwumve twese turashima izina ryawe urakoze kubikoze tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo amen. cy'umuhanuzi Samweli burya Samweli yakoze ibintu bitatu icyarimwe yakoze ubutambyi akora ubucamanza akora n'ubuhanuzi iyo mpamvu mwise gutyo iyo mirimo uko ari itatu yayitwariye icyarimwe kuko hari hamaze igihe hari ubukene bw'ubuhanuzi Imana rero nabwira b'umuhango nako agacisheho ahanura igitabo cya Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 20 ati Nyagasani ndahiye ubugingo bwawe nigere wa mugore wari uhagaze aha iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka amen. Ndashaka kujya gusoma umurongo uwo mugore aravuga ati Nyagasani ndahiye ubugingo bwawe nigere wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka. Imana ishimwe, haleluya. Izi ni inkuru z'umudamu bita Ana. Ukurikire hano uyu nguyu akaba ari umugore w'umugabo witwa Elukana, akaba yari afite mukeba we witwa Penina. Bari abagore babiri. Ahantu hose habaye abagore babiri kunyungwakaye, kunyungwakara no gukundwa kazwa. Ibyo mwari mubizi? Haba harimo ukunzwe n'uwatawe. Uwari ukunzwe rero ruharawe ni Penina, uwari waratawe ni Ana. Impamvu yabyo irahari nayo nuko Ana nubwo yari umugore mukuru yamaze gushaka ntiyabona urubyaro. Imyaka iba myinshi Elukana ararambirwa yishakira Penina. Penina hageze we birakunda rwose, biramukundira kabisa, biramukundira mbese arabyara abahungu n'abakobwa. Igihe kiza kugera rero Bibiliya ivuga ngo agashinyaguro cyane no gushungerwa cyane kwa Ana kwakomeraga mu ntangiro z'umwaka mu mboneko zawo. Mu matariki ahera y'ukwa 12 no mu minsi ya mbere y'ukwezi kwa mbere byabaga ari bibi kuri Ana. Bibiliya ko mukeba we yazaga akamushungera akamutuka akamushinyagurira akamwibarisha ngo ejo suzajya kuri paruwase, ejo uzagishiro nyira muko niko muko uzwi kubwira umugore uko tuvuga niko muko arasuzugura kabije cyane. Nguru ejo uzajya kuri paruwase yamuhakanira akavuga ngo naringize muzajyayo ugiye usujyanye iki ugiye se kugira uti bene iyo nda rero yagira gukuntana yita kubi cyane ngo niyo kurya gusa. Icyo gihe rero kingana gutyo kimeze gutyo Ana yagitambutse n'igihe kirekire. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umunsi umwe, haleluya, ibintu byose burya bigira umunsi umwe rero. Yesu ashimwe, ibintu byose bigira umunsi umwe. Amina, bigira umunsi umwe, haleluya. Munsi umwe ngo asenga yiyirije ubusa, kandi yatangira umugabo atabizi, ahubwo umugabo yatahiraho amasengesho. Asanga yateguye ameza, yakoze byose bishoboka, yatunganyije rwose nk'uko bisanzwe, kuko si igice cyo kubura umwana gusa, ariko ahandi hose yari imfura cyane, yari umugore mwiza cyane. Bamuha karibu utambuke, aramukarabya, tunganyije byose, isahani amweretse rushe, aramupfunduriye kwa kuno mubigenza kose, arangije ati ni karibu kandi muryoherwe.
ariko munyihangane ngewe ntacyo mfata ndatiwe sheri uya mami asoni se wowe nari ngiye kuryoherwa none nciye intege kuko udafungura se niko sheri wabaye iki ndatiwe uyu munsi nta kintu mfata kabisa ndi mu masengesho ayi iminsi ngaheze ariko umutware wambaye nubwo rya bijoro rimwe ariko nyarimo rwose mbabarira sorry ariko mbabara mvure ndabanza ngo hende mpakuriye aratangiye niko ma wabaye iki ako wagejeje ukarya koko ako sheri ubu sinkurutira abahungu 10 kweri ubu sinkurutira abahungu 10 vraiment ukurikije ukuntu mukunda urumva wangeranye n'abahungu 10 ariko nawe umutware abahungu 10 sumungu yongeye kuri paruwase ntabwo ubura uko ntwaza nukuvuga ngo urutira abahungu 10 iyo tugiye gutura amaturo ubona uko ntwaza se ubwo ntabwo ubona ubukene dufite bwo kumbara avura mu masengesho ahubwo uryoherwa umugabo narihagarika bayatangiye ubwo haleluya jambo ry'Imana rirambwira ngo mu gitondo yizindurira muri uwo mwuka ajya ku rusengero atyo ajyanye utwo yashoboye gutwara ngo aragenda turambika ku ruhimbi mu rusengero izina ry'Imana rishimwe ngo dupfukama hejuru ngo akavuga iminwa inyeganyega ariko amagambo adasohoka kugeza ubwo umutambyi witwa Eli wari icyo gihe ngo yamurebye uko asenga ngo aramwambura ko madamu gerageza uvangura amasengesho no gusinda ntasoni kuza mu rusengero wagiye wirwagwa tugira umwanya wo kunywa urwagwa n'uwo kuza mu masengesho ugira ukwawe ngo aramubwira ngo databuja umuja wawe ni ukuri sindi umugore w'ikigoryi ntibureba ntabwo ari ubusinzi bubinkoresha ndimo ndasuka amaganya yanjye imbere y'Uwiteka Imana yanjye ahubwo icyampa Imana ikitegereza umubabaro w'umuja wayo naho ubundi ni amaganya yanjye nasukaga imbere yayo ndimo ndasaba Uwiteka umwana umutambyi wahita ati yo mana we mbabarira data mbabarira nuko mbabarira yewe mbabarira mama mbivuze mpubutse ntabwo nari mbizi noneho haguruka ugende utahe Uwiteka aguhe icyo umutima wawe wamusabye Mana ishimwe haguruka wihanagure mu maso utahe Uwiteka aguhe icyo umutima wawe wifuza aguhe icyo wasabye biravuga ngo nuko umugore arahaguruka arataha ageze mu rugo ndavuga ibintu bitatu ijambo rya mbere acya mu maso gucya hehe gucya mu maso yemera kugenda none harayarangije uko kandi si uko iminsi irangiye ubwo nuko umutambyi yamaze kubyatura ijambo rya gatatu araryama amagambo angahe ayihe irya mbere gucya mu maso irya kabiri ararya irya gatatu nayo ngayo azaba agize ingorane umuntu uzaguma mu masengesho asaba umwana ntatahe ngo ake kandi arye kandi aryame naguma yagasenga azagira ngo Imana ntakikora kandi ataha agace mu maso kandi akarya akaryama byari gukoreka none atinze mu ishyamba kandi ntabwo inda bayisendinga muri mituyo haguruka utahe uke mu maso urye kandi uryame ijambo ry'Imana bavuga ngo le même jour uwo munsi nicyo bisobanura uwo asama abyara umuhungu amwitane yeyesha kunyakizeninga mu rusengero bari masengesho mujye musenga mutahe di mujye musenga ariko mujye kwiherera muveyo musange ibisubizo Imana ishimwe kuwa mbere w'igikurikiyeho rero wa mugore yongera kumucaho ariko amucaho amagambo yahindutse
mama Sam. Ubu ni mama Sam so gupfa guhamagara. Ntago ari yewe mukobwa. Hallelujah. Muyicyubahiro. Amucaho aramuhakana ko ntaho ajya. Ubutaha mucaho nabwo aramuhakanira. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo kugeza ubwo umwana yacutse. Iri jambo ryo gucuka kwa Samweli risobanura ishimwe rishimiwe igihe. Gucuka k'umwana bisobanura ishimwe ushimye mu gihe. Ishimwe ritari ryashya ngo risaye, yurishimye hari igihe abantu baryibazaho. Ariko iyo ushimye mu gihe gikwiriye. Hallelujah. Iyo shimwe rifasha abaryumvise. Igihe cyarageze nihute agera kuri wa murongo twasomye niwongezeho aterura umwana. Yesu ashimwe. Amina. Hari umuntu ufite umwana hafi? Ufite umwana hafi? Zana hano. Tebuka. Aterura umwana, ngwino tebuka. Ibyo bishora bizane. Ibyo bishora. Wisiki bishora datawe. Wisiki bishora n'isakoshi. N'isakoshi bagutwaza. N'isakoshi. Niba ufite n'umutaka nawe uwuzane na bibero byose ubizane, ibintu byose ubihe, mbega ibigendana n'umwana byose ubizane. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Oh, hallelujah. Mana ishimwe. Ngafata umwana atya ahagarara imbere y'Uwiteka ngo aramubwira ngo Uwiteka mama ndahiye ubugingo bwawe nijye wa mugore wari uhagaze aha bwa bundi nsaba Uwiteka umwana. Uyu mwana niwe nasabye kandi Uwiteka we wampaye icyo nagusabye. Ndashaka kuvuga amagambo abiri. Ndashaka kuvuga ijambo ryitwa wa mugore na bwa bundi. Utwo tuntu uko ari tubiri nta muntu udukoresha mu mvugo ye yego yibwira umuntu bataziranye. Iyo tumuni bo nta ushobora kubwira umuntu ngo ninjye wa mugabo kandi atakuza ngo mwari kumwe bwa bundi kandi ntaho mwigeze mubana. Aya ni amagambo akoreshwa n'umuntu wibwira umuntu baziranye kandi baherukana. Imana igumugisha igenda. Hallelujah. Amen. Ninjye wa mugore wari uhagaze harya ari bwa bundi. Bivuga ngo Imana irarokonesa. Imana irazirikana igihe wari uriyo. Imana iri nubwo nawe wibuka ariko nayo iribuka ubwo uhaheruka. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Torero ry'Imana nubwo tuzi ko Imana ari omnipresent ibahangahe, nubwo ari omniscient izi, nubwo ari omnipotent ariko ntibikakubuze kuyibutsa ahantu muherukana wowe nayo. Malgré tout, nubwo izi byose, nubwo iba hose, ariko aho muherukana hatandukanye n'aho ibana n'abandi. Listen to me. Aho muherukana hatandukanye n'aho ibanira n'abandi. Ireba hose, iba hose yego, ariko hari ahantu buri kumwe nayo wazayihibutsa ikibuka ubusabane bw'uwo munsi. Ugasanga iryo joro nayo ubwayo irayikora ahantu. Izina ry'Imana rishimwe. Ninjye wa mugore warahagaze imbere bwa bundi. Imana ishimwe. Ntabwo ndangiza ntavuze ku mashimwe y'umugabo wa Dawidi. Dusome igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 6. Ndasoma umurongo wa 12 ngere ku wa 15 gusa. Dusome Samweli wa kabiri ibice 6 umurongo wa 12. Bukeye babwira umwami Dawidi bati
Uwiteka yahaye umugisha Obededomu n'urugo rwe n'ibyo afite byose kubw'isanduku y'Imana. Dawidi ahera ko arahaguruka ajya gukura isanduku y'Imana kwa Obededomu, ayicyura mu rurembo rwa Dawidi yishima. Nuko byagenze bitya, abahetse isanduku y'Uwiteka batambutse intambwe 6, ahatambira imfizi n'ikimasa cy'umushishi. Maze Dawidi yiyerekera imbere y'Uwiteka aca ikibungo, kandi yari yambaye efodi y'igitare. Dawidi n'umuryango wa Isiraheli wose bazamura isanduku y'Uwiteka, biyamirira bavuza amakondera. Amina. Haleluya. Bafite ikintu bishingiyeho gikomeye. Iyi sanduku mureba ni isanduku Imana yashyizeho iyitegekera kugira ngo ijyana n'Abisiraheli aho bagiye hose. Ibyo yari bikoze kubera ko Abisiraheli ngo bari bashatse ko Imana igendana nabo aho bagiye hose, ikagenda nabo mu nzira, mbese ikaba Imana bakoraho, bashobora gufata ukuboko, bashobora gufata ku rutugu bakayikinisha, mbega nuko bayishakaga. Babwira Mose ngo niba Uwiteka Imana ari Imana yacu, turayishaka ngo ibe Imana dukolabora. Ariko murajya gusoma ariko kumbyukuri, ubwo urajya gusoma icyambwira ahantu mo gushaka gusoma mane muje icyahambwira wenda mu makurangire base nuko ubwo ntabwo uhitiye rwarangiye. Imana bifuzaga yuko ngo yabana nabo nk'uko umuntu agendana n'undi. Imana yabagirira biti no ngendanye namwe gutyo nabamara umunsi umwe wonyine ntiwarangira, ahubwo intambwe y'urugendo. Ubwo mugende munshakira isanduku y'isezerano, muyishyire mu ihema ryanjye, hanyuma nimugire urugendo mugenda, abahetsi bajye bayiheka igendane namwe, ubwo nzajya mbari kumwe namwe. Umunsi umwe rero isanduku inyagwa n'Abafilisitiya. Igeze mu Filisitiya ngo ibagwa nabi, irabazonga, ibateza ibibyimba, ibateza imbeba zibarya, ibateza ibyago byinshi. Igihe kiza kugera, umuraguzi umupfumu umwe baragujeho ngo babwira ko bakwiye kuyiheka igasubira mu Isiraheli. Bayihaye inka, irayikoreye, irayiza yikura mu igare n'ibibyimba by'izahabu n'imbeba bashyizemo z'izahabu bacuze, irabizanye ibigejeje mu mirima ya Yosuwa. Ngo uwo munsi bahatambira ibitambo, barayakira. Ariko bamaze gutamba ibitambo, ngo bose batinya ko ibyago yateje ahantu hose yagiye inyura ko nabo iri bubateze. Abahetsi banga kuyiheka rero, bashima ko iyo nka yagumye ikayibatwaza. Inka rero ibatwazaho, igeze imbere sinzi ukuntu yatsikiye komera nyabose, komera bw'Irungu yewe komera sha. Uko yakayibwiye ngo nikomere, niba Imana yaramukocoye urushyi, niba yarakoze mu ijigwitya imwasi ikintu ngo ahita yumiraho. Dawidi abonye urupfu apfuye, n'ishyano ry'urushyi imukubise. Baravuga ati mbabwire rero, nari niteguye isanduku bihagije, nyubakira uruhimbi, nyubakira ahantu izaba, mbese nayiguteguriye ibintu bihagije. Ariko uko mbibona umujinya ifite, ntingerere mu rugo, ntigere iwanjye ashwe. Bayirizaho bose bayihahanye, habuze uwayitwara, habuze uwayijyana mu rugo. Ngo haya amasaha ageze aha, uwitwa Obededomu utagira n'inzu uwo mu kantu k'akaruri. Ngo aravuga ati mva nyakubahwa muyobozi, mwami wacu Dawidi nyakubahwa, uza amasengesho twasenze ngo Imana igaruriye isanduku. None Imana yariduhaye ije. Nimurebe igihe twahereye mu gitondo yiruha yananye ku zuba, habuze uwayakira. Nawe nyiri igihugu, nyiri ibihe, nyiri uruhimbi, nyiri urusengero, watinye ko yakugerera iwawe. Mbinginze nicishe bugufi, nimunyemerere muyinyihere rwose, muyintize nyijyane iwanjye. Ndabizi mfite inzu ntoya, simwe no gucumbika isanduku y'isezerano, ariko ndihanga wenda nyimukira bari gufata icyumba baza.
ariko izi wanjye nyakubahwa namumenyemereye ubwo ndategereje icyo mumbwira. Dawidi avugira nk'ari atiwe naguruka mwihutane ngo twara cyane Imana mugiye nkuruje ihute Obededomu ngo aravuga ati mumumera amashyi abahetsi mwayintwaza inka yayingerezayo ariko nzi ko ngize umugisha kandi uwo mugisha ngize si uko itari bunyice ariko aho gupfanishwa n'ibicurane yanyiyica cyangwa aho gupfanishwa na diyari nakwicwa n'isanduku y'Imana n'inzigi wanjye n'inshaka ndamuke nahwereye murare muteze amatwi n'umva nabushori rero muzaze gushyingura ariko itahe mu rugo Mana ishimwe aragiye iraye aho ngaho arayimukiye ifashe icyumba araye mu mfuruka arayategereje guhwera yahumeka n'abakagira ngo ruraje yakwitsamura akagira ngo arapfuye yashibugara twereka tukagira ngo urugupfu icyumweru gishira ariho bibiri birashira abona ariho ahubwo ngo agiye kubonabona yahawe umugisha mu rutoki imyano yanye inzuzi zateye utuyuzi zazanye ubututu ibintu byose birarabije himeze ibintu by'ibiboga by'ibibwija n'ibintu by'isogi byose n'abutongo na kimari byose biramera ego mana yanjye ibyobo n'ibihumye n'imegeri mwabona ihene yabyaye bane buri gi mu magi nk'uko yarirariye rikavamo imishwi nk'itandatu sibunikira niko alala haleluya ngo amenya yuko burya isanduku nta mujinya ifite n'ahubwo ifite kugira neza sifa kwa Mungu pezi kumwe abiri haleluya atatu Mana ishimwe ngo imaze amezi atatu inkuru iba yakwiriye ko Obededomu yabaye umukire irirukanse igeze kwa Dawidi baramubwira ati nyakubahwa Imana mbese ikora uko ishaka rwose wamutinda gutera isanduku hano ngo imwihere yazamukiye rimwe na rizima byararangiye nta gusubira inyuma ubu Imana yamuhaye umugisha umugisha afite ibintu afite ubukire kubw'isanduku y'Imana yacumbikiye no byagenze okay ndabatwesha mugene mumumbwirire mutiriko Obededomu wagiye ubimfurasha wagiye ufura umuntu yagutiza gatiroko ameza tugenze arangira iyo sanduku ni yawusha umuntu yatiye ikirenga ko ari imfura n'ugutirura atatu yose koko ntasone kubona nangatiruriwe arayihetse barayizanye ibi bintu mubonye yakoze aha abasobanuzi bavuga ko yabikoze kubera impamvu ebyiri yabikoze kubw'ishimwe ariko anafite n'ubwoba ko ubwo yayanze akayimaza igihe pfiya igifite uburakari niyo mpamvu mwumvise ko buri ntambwe eshatu z'abahetsi bambe esheshatu uko bateraga intambwe esheshatu yahatambiraga ikimasa cy'imfizi n'ikindi cy'umushishi uko bateye intambwe zingahe ubwo rero Bibiliya ntabwo itwereka ibirometero biri hagati yo kwa Obededomu uza kwa Dawidi umva ibimasa byahaguye ariko uretse ko nticyaguye ikayonza kitoroshye ababwira ibimasa byapfiriye aha ngaha ntabwo mubizi igerageza amazwi ndabimenye hari ibimasa byapfiriye aha ngaha uko bateye intambwe ikimasa ibimasa byasize gushima gusa kuri isanduku y'Imana yatabutse Mana ishimwe gushima kwacu gufite impamvu haleluya gushima kwacu gufite impamvu ngo nukoze imbere yayo aca ikibungo yitera hejuru Mana ishimwe abayuraca nako nta muntu wahamirije wambaye ipantaro nta muntu wahamirije ugipantaro reka da wisiga mu rugo hanyuma ukaza kabeye uruti ukigizayo ibintu bikuza gutambira imbere y'Imana arahamiriza aca ikibungo uwo munsi w'iteka abirebera mu ijoro aranezerwa
izina ry'Imana rishimwe. Imirongo ntasomye iravuga ngo maze agaburira iteraniro ryose ry'Abisirayeli, bararya barahaga. Amina. Arangiza abasabira iki? Umugisha. Bagiye gutaha bavuga ngo simbone hari umuntu utashye amaboko masa. Umuntu wese anyure hariya bamuhe inzabibu zikaranze n'inyama zumye agati uduti ku buryo mugenda muhekenya inzira yose. Umuntu wese muhura nawe, wo muhurira mukarange, wo muri hariya mugana Nyamirama, wo muhura wese amenye ko muvuye kwakira isanduku y'isezerano. Haleluya! Kubera amashimwe, izina ry'Imana rihimbazwe cyane. Mu gitabo cya Nehemiya ntabwo masoma ibice 12 hatubwira ko inkike zuzuye. Za nkike muzi Nehemiya yasanishije mu ntambara ikomeye. Nande Tobiya, Sonibarati, Geshemu n'Abarabu n'Abamoni. Ziriya nkike yasanishije mu ntambara ikomeye, mu midugaro itoroshye. Ariko haleluya, nyuma y'intambara zitoroshye inkike ziruzura. Imana ishimwe. Inkike ziruzura. Igice cya 6:12 niko bavuga ngo hari ku munsi wa 24 ukwezi kwitwa Eruhi, ngo twari tumaze iminsi 52 twubaka. Ziruzura. Zimaze kuzura hakurikiyeho gukinga inzugi z'irembo, byose birangiye hategurwa umunsi wo kuzitaha ku mugaragaro, fete do inauguration. Iyo inauguration rero, uwo muhango wo kuzitaha ku mugaragaro ubwo wakorwaga, umva ibintu byabayeho. Dusome 30 tutaruka. Nehemiya 12 niyo mwahageze mumbwire. Nehemiya 12 ngiye ko mwahagezera. Igitabo cya Nehemiya 12 ntabwo ari Yeremiya, ni Nehemiya. Nehe umurongo 27 ariko buriya ntabwo ndi wasundi usome, ubwo ndasoma 31 kugira ngo ncunguze uburyo umwete. Nuko nuriza abatware b'Abayuda ngo bajye hejuru y'inkike, mbarema n'imitwe 2 minini yo kugenda muri gahunda bagira gute? Mashyira imitwe yo kugenda muri gahunda bagira bate? Umutwe umwe werekera iburyo ku nkike bagana ku irembo ry'Imyanda, bakurikiranaho Shaya mwene n'igice cy'abatware b'Abayuda, Nazariya na Ezra na Beshulamu na Yuda na Benyamini na Shemaya na Yeremiya n'abahungu b'abatambyi bamwe bafite amakondera, Zekariya mwene Yonatani mwene Shemaya mwene Mataniya mwene Mikaya mwene Zakuri mwene Asafu na bene se Shemaya na Azareli na Mirari na Gerarayi na Mayi na Nataneli na Yuda na Hanani, bari bafite ibicurangwa bya Dawidi umuntu w'Imana. Haleluya! Ibicurangwa bya Dawidi. Kandi Ezira umwanditsi yari abarangaje imbere. Bageze ku irembo ry'isoko, baboneza imbere yabo, bazamukira ku nzuririro, bajya ku mudugudu wa Dawidi, aho inkike izamuka ruguru y'inzu ya Dawidi, bagera ku irembo ry'amazi y'Iburasirazuba. Undi mutwe w'abagenda bashima bajya kubasanganira. Ariko ibyo bipanze murabyumva? Hari umutwe uje uri imbere uturutse hejuru y'inkike, none undi mutwe ugiye kubasanganira nawo. Nanjye nari mbakurikiye ndi kumwe n'igice cy'abantu, tugenda ku nkike haruguru y'umunara w'itanura, tugera ku nkike ngari, maze tunyura hejuru y'irembo rya Efurayimu no ku irembo rya kera, tugera ku irembo ry'amafi no ku munara wa Hunaneri no ku Wahemaya, tugera ku irembo ry'intama, bahera ko bahagarara ku irembo ry'abakumirizi. Maze abatware bombi maze imitwe yombi ihagarara mu nzu y'Imana irahayishimira. Nanjye nari kumwe n'igice cy'abatware, izina ry'Imana rishimwe. Hepfo cyane rero kuri 43 uwo munsi batamba ibitambo bikomeye, baranezerwa kuko Imana yari bateye iki? Umunezero mwinshi. Kandi abagabo n'abagore n'abana bato baranezerwa, bituma umunezero wo muri Yerusalemu ugira ute? Wumvikana kure. Umunezero wumvikana kure. Haleluya. Haleluya.
ibishimwe by'ubwoko bw'Imana byo kunyinge zuzuye byageze ku banzi b'umurimo w'Imana b'inzu y'Imana, biravuga ngo bakuka umutima baca bugufi barigaya. Niyo mpamvu gushima gukwiriye abera b'Imana. Gushima kumwaza Satani, gushima kuramuvuna cyane, gushima kuramurwaza akumva kanseri imumereye nabi. Gushima, haleluya, gutera Imana gukora n'ibindi. Yesu ashimwe. Gushima n'imbaraga zinesha abadayimoni. Gushima kwirukana amaganya n'ubwihebe. Haleluya. Gushima umutima wawe uribuka iby'Imana yakoze. Byaba ari bike ugereranyije n'iby'Imana yakoze. Dawidi arongera avuga ngo Uwiteka Mana, imirimo itangaje wakoze ni myinshi, ngo nshatse kubirondora ngo byaruta ubwinshi ibyo mbasha kuvuga, ngo nshatse kubyandika wino yanshirana, ngo nshatse kubigera kubipima ngo umugozi upima ntabwo nawubona, kuko ari byinshi izina ry'Imana rishimwe. Hanyuma Dawidi aravuga ngo gushima gukwiriye abatunganye. Rero gushima gukwiriye. Munsi umwe Imana yamanukira mu kanwa k'uwitwa Amosi. Bijye mutandukanya Mose na Amosi. Yego mwumvise ra abaririmbyi mujye muhimba indirimbo ibintu mujye mubyitondera. Mose na Amosi ntabwo ari bamwe, ntibanangana rwose no mu myaka sinabigiye kimwe. Mu kanwa k'umuhanuzi rero witwa Amosi, uyu nguye bamwitsinda ry'abahanuzi bw'abahanuzi batoya 12. Amosi ari hafi y'Abanahumu n'Abayona. Mwumvise Imana yize guca mu kanwa ke ibwira iteraniro ryose ngo muhoze ijwi ry'inanga zanyu, mucecekeshe indirimbo zanyu, yego mureke amashyi n'ibitaramo mubyihorere. Irababwira ngo mubanze mushake gukiranuka kumeze nk'uruzi rusandaye, ngo kandi mushake imanza zitabera. Yego ngo nanga ibirori byanyu, nanga amateraniro, nanga n'ibindi. Kubera iki? Icyo gihe bari bamaze kujya bamenyera amateraniro ariko batitunganya, ariko batiyeza. Niyo mpamvu mu mwanya nk'uyu gutera dushima Imana, Imana inezerwa cyane kurutaho iyo duteranye twiyeza. Haleluya. Iyo tuyishima ariko tunakuraho ingeso mbi mu mirimo yacu. Niko yabwiye Mose, mubanze mushake gukiranuka. Mbese muri uyu munsi w'amashimwe kuri itariki ya 3 y'ukwezi kwa 8 uyu mwaka 2014, aho groupe Indunduro yateguye igiterane cyo gushima, ufite ishimwe mu mutima wawe? Cyo ni ikibazo kimwe. Urazirikana iby'Imana yagukoreye? Icya kabiri, mbese urayishima uruwuhe? Urayishima uruwuhe? Urayishima n'uhe mutima? Urayishima n'izihe ngeso? Urayishima n'izihe mbuto? Urayishima ute? Urayishimisha iki? Wasize ubwiza wari ufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi Yesu, no mu ivuka ryawe nta hantu bariho ngwinuze mu mutima wanjye, umbemo ndabikwemereye, ngwino udahe mu mutima wanjye, twibonere aho kuba. Haleluya. Muri uyu munsi kuri itariki y'ukwezi n'uyu mwaka, umunezero w'Imana muri aya mashimwe nuko wayibwiye. Haleluya. Kuri itariki mwami, ibyo wankoreye byose, ibintu byose wankoreye, uburyo wandokoye, impfu wandinze, byose wankoreye, amashuri nize, kurangiza diplome, humanite cyangwa lisansi, ibi byose wankoreye, ubukwe no kunshingira, kunyubakira no kunkwera, byose maze kubyegeranya, ituro ngutuye rutirindi,
fata icyicaro hano mu mutima. Haleluya. N'ubusanzwe byose byari ibyawe. Niko Dawidi yavuze hano. Yaravuze ngo turagutura se turagutura iki? Ko ari ibintu byawe dufata tukabikugarurira. Umva nawe ma ngo uhaye Imana. Dawidi yarabigenza asanga ngo ni ibintu by'Imana dufata tukabigarura mu bintu by'Imana. Icyo sura cyita icyo. Iyo formule ni iyihe saho? Ariko ituro ryishimye waturiye umwanya no kubwira Imana ngo ndazirikane neza yawe. Mutima wanjye ubutware unyiharire unyigumanire mu mutungo wawe bwite. Haleluya. Mu mutungo wawe bwite, mu mutungo wawe bwite, mu mutungo wawe bwite, mu muhungu wawe bwite, mu mukobwa wawe bwite, mu muntu wawe bwite, bimari yawe, bimari yawe. Twuname dusenge, twuname dusenge kuri uyu munsi w'amashimwe. Mwene data mushiki wanjye, uzatura amaturo mu rusengero ndabizi, uzatanga n'icyacumi mu rusengero ndabizi, uzahigura imihigo yawe rwose. Ariko uyu mwanya wanyemerera ukarambura ikiganza cyawe ukabwira Imana uti Imana, uyu mugoroba kuri ino tariki ubwanjye mbaye ituro, ndakwihaye, ndakwihaye umutungo wawe bwite, mb'umuntu ukoresha, mb'umuhungu cyangwa umukobwa wishimira. Ineza yawe wangiriye nayinyuzemo ndakubabaza, nakubabarishije ingeso zanjye, imico yanjye mibi, ingeso zanjye z'urugomo narakubabaje. Ntabwo nari nkwiriye kukubabaza iyo nza kumenya ineza yawe. Simba narakubabaje ntya, mbabarira rero. Ariko nje kukwereka ko nzirikanye ineza yawe. Amagambo yawe ngezeho nibuka ineza yawe. Mbabarira narangaye ndakubabaza, ndakugarukiye mwa. Gira utya dusengane niba ubyemeye. Imana igumugisha nawe mwene data, Imana igumugisha. Wababaje umukunzi, wababaje inshuti yawe, wababaje umuremyi, waramubabaje. Tambuka uze dusengane Imana mu izina rya Yesu. Ngwino, ngwino nshuti yanjye, ngwino mwene data, ngwino nawe, ngwino wigira ububaza, wigisha inama, umwanzuro n'uwawe. Ngwino nawe nshuti yanjye, mushiki wacu ngwino tambuka. Oh haleluya, oh haleluya. Reka babazanire ubukeka mupfukame dusenge. Oh haleluya. Mushiki wacu Imana igumugisha nawe, ndakwishimiye cyane kandi Imana ikwakire, ikwakire, Imana ikwakire, Imana ikwakire. Mushiki wacu Imana ikwakire, kwiteho cyane kandi tubasenge. Kuri iyi tariki ya gatatu y'ukwezi kwa karindwi na munani, ngwino wegera Imana, wibwire Imana arakubabaje, ingeso zanjye zarakubabaje. Mwene data Imana igumugisha nawe. Muturisha amarwi ibintu byose mvuye gatoya. Mutima wawe ubizi neza kuri umunyabyaha. Ndasubiramo, umutima wawe ubizi neza kuri umunyabyaha. Sinareranywe nawe, sinakuranye nawe,
sinkuzi, nta identite yawe mfite, ariko umutima wawe ubizi neza ko uri umunyabyaha. Iki ni ikintu umuntu atajya abaza undi, kandi nta muganga ugisuzuma, kuko muri amaraso ntabwo bakibona. Ibi ngibi nta nkoni zibyemeza umuntu, nta gifungo, kuko biravuga ngo umupfapfa naho wamusekura mu isekuru ntiwamara mu bupfapfa bwe, ariko umutima wawe uzi ko uri umunyabyaha. Uwo mutima ubizi rero niwe uzagushinja, niwe uzagucira urubanza. Ariko ngewe umurimo wanjye ndawurangije. Icyo Bibiliya yita gukaraba, ubu nkarabiye imbere yawe. Mu bantu batumvise ubutumwa ubu ntabwo ukirimo. Biravuga ngo ubutumwa bwiza nibumara kubwizwa amahanga yose, ngo nibwo impanda y'iheruka izahera ko izi. Kristo abujijwe kuvuza impanda no kugira ngo buri muntu yumve ubutumwa bwiza. Ubu rero iyo tubikora gutya tugashyira ibitani hanze gutya, ni ukugira ngo ubutumwa bwumvikane. Korari ye kugira umwenda, bavuga ubutumwa tuveho umwenda. Umwenda wacu urarangiye rero, ahasigaye nahawe, ahasigaye nahawe, ahasigaye nahawe. Ariko icyampa Imana ikaguha imbaraga, ugacika imbaraga zirimo gushikamira aho ngaho, ugacika ingoyi ikuboheye aho, ugatera intambwe ukaza. Nyabuneka itabare, kiza ubugingo bwawe nk'inyoni irimo kuva mu mutego. Itabare, itabare ukize ubugingo bwawe, uze pfukamane n'abandi dusenge Imana, kandi Imana irakubabarira. Imana irakubabarira, humura, Imana irakubabarira ititaye ku bwinshi bw'ibyaha byawe. Tugiye gusenga, ndumva nawe nakubwira, inama nakugira nizo ngizo. Ariko reka ndebe ko hari umuntu watera intambwe akaza, hanyuma dusenge. Nibwo ubona ko nkwinginga gutya, njye narakijijwe inshuti yanjye, mu myaka ibaye 35 nkijijwe. Nuko muha Imana amashyi mukoreshe. Utabona nkwinginga gutya kugira ngo ari impamvu, nuko nzi ububi bw'ahantu uri, nkamenya n'uhamagara ibintu murarikira z'ubwiza bwawe. Izi ni ingorane z'umunyabyaha, ingorane z'abanyabyaha ndazizi. Tugiye gusenga, ariko reka turebe ko hari umuntu watambuka. Uriya mwana w'umuhungu aranesheje, uyu mwana aranesheje, uyu mwana w'umuhungu aranesheje cyane, aranesheje cyane. Tambuka upfukame inshuti yanjye, tambuka rwose upfukame. Uyu mukobwa nawe aranesheje, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Undi musore aranesheje hariya, undi musore Imana imuhoye hariya, umwakire mu izina rya Yesu. Undi musore aranesheje hariya, ndimo ndamubona, ndimo ndamubona, ndimo ndamubona. Ishimwe mu izina rya Yesu. Undi musore aranesheje hano, uyu unesheje, unesheje, unesheje. Shimboyi mu izina rya Yesu. Shimboyi, shimboyi, shimboyi. Tugiye gusenga rero, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga. Hallelujah.
barapfukama. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh bizaceceka ari uko ukoze icyo uri gusaba. Pasiteri mugira neza, umushumba rw'Inkuba nadufashe gusengera aba bantu, ariko mubegere indunduro mu mwike hasi gakeya, mwike hano mugire gutya twabyaye. Imana yabyaye, Imana irabyaye, Imana Yagasani Imana yacu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimye Mana ahantu, tugushimiye ijambo ryawe rivugiwe ahantu, turagushimye kuko ijambo ryawe ribohoye abahungu n'abakobwa abari mu byaha bitandukanye kandi bitari bimwe, ariko bamaze kumva ijambo ryawe. Amen. Muhaguruke muhagarare muri aya mabwiriza. Muhaguruke. Nuko Yesu abwira uwo mugore, ati dore bari bagiye kwica bagutera amabuye ngo umusambanyi, ngo bari ibyaha byawe, genda ntukongere gukora ibyaha ukundi, ntuzongere gukora ibyaha. Mubaye abera, mubaye abana b'Imana, mubaranwe n'umukumbi wa Kristo. Ntabwo imbabazi za Kristo zisaba amandi bakondisiyo. Icyo mwari gukora mwagikoze. Kristo kubabara ni umurimo we. Amen. Hano ntabwo ari mu gaturika, nta kintu cy'ibyaha musabwe, nta ndakuramutsa mariye, nta wubahwe, nta garaciko. Oke patekazi yababariwe, ntabwo ibiciro y'ikuzo ntayisavu, nta wubahwe zirindwi. Nta kintu musabwe kimwe. Murakize mugende murakize, mubwire isi n'abanzi n'abakozi ba Satani ko mwakize. Naho mwafatanya ibyaha mubwire mwarakizwe, buri munsi utagira ubwire ngo narakizwe. Amen. Imana ibamugishe. Imana ihabwa icyubahiro yaneye iteka ryo kuba ari njyewe uyobora iri teraniro, nabyo ubwabyo biranejeje. Hanyuma rero banyakwa abayobozi muri hano teraniro, muri hano ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo mvuze ngo ibyiza biri imbere, ahubwo ibyiza birakomeje.
kuko ibyiza tubirimo birakomeje, nimwe muretse gatoya. Hanyuma hari ibintu abafaransa bajya bavuga ngo mission est accomplie. Sinzi Michel niba yabyumvise. Mission yabaye accomplie, cyangwa se mission yagize gute? Ndunduro muvuge cyane. Hari igihe dutegura iki giterane byari bikomeye cyane, tugeze aho twiyungamo imbaraga turavuga ngo dukore twihesha agaciro, Imana nayo izongeramo. Imana ni umubyeyi rero. Ndagira ngo munyemerere, iki giterane cyarabaye gitegurwa na groupe y'Indunduro, ariko dufite umuyobozi wacu dukunda cyane tunishimira. Ndagira ngo musabe yigire hafi, ariko hari igitangaza Imana yadukoreye mu gihe twanateguraga iki giterane. Yarakuriwe, Imana rero yaduhaye mu musore. Haleluya. Urumva ni ibyiza byahuriranye, nta n'ibyumweru bibiri birashira, ese ko mudakomeye Imana mu mashyi. Imana yaduhaye umusore munini cyane. Hanyuma rero ndagira ngo munyemerere mwakire, aratugezaho ijambo nyakwa muyobozi. Imana ikwishimire. Murakoze cyane, Imana nguhe umugisha. Haleluya, haleluya. Ntabwo murimo kumanika amaboko mwese ngo mbarebe neza. Haleluya. Yarango murumva ko amashimwe ngewe ari menshi cyane, nubwo ari Indunduro ari menshi, ariko hongeye 8. Amen. Aragwiriye. Abashimwe aragwiriye. Nagira ngo mvugire ijambo groupe Indunduro banyegere, bari abagabo b'ibigango ndetse baze bamwe bimoso bwanjye abandi buryo, hanyuma tugire ijambo tuvuga duhagararanye nabo. Twihuse, tubikore twihuse. Ndagira ngo abagabo nyesikotinge impande zose, iburyo n'ibumoso. Haleluya. Imana yagize neza. Nyakubahwa Zigirinshuti Michel, ushinzwe ivugabutumwa n'amahugurwa ku rwego rw'igihugu. Nyakubahwa umuyobozi w'ururembo ushinzwe ubuzima bw'itorero. Nyakubahwa umushumba w'akarere ka Kirehe. Nyakubahwa umushumba w'akarere ka Kayonza. Umushumba wa paruwasi ya Rwinkuba. Banyakubahwa abashumba mwaturutse ahandi hose mu yandi maparuwase n'abamadamu banyu. Banyakubahwa bapasiteri b'amaparuwase atandukanye. Banyakubahwa mwaturutse mu yandi matorero n'amadini. Banyakubahwa bavuga ubutumwa b'imidugudu itandukanye ya Kayonza n'ahandi. Nshuti zaze kwifatanya natwe uyu munsi hamwe n'iki giterane cy'Indunduro, bakristo ba Kayonza n'abaturutse ahandi, baririmbyi mwafatanyije natwe uyu munsi, bashyitsi mwaje kwifatanya natwe, mu izina rya korali Indunduro tubanje kubashimira uburyo mwaje kubana natwe muri iki giterane. Imana ibahe umugisha. Groupe Indunduro itegura iki giterane ntabwo byari byoroshye, ariko turashima Imana kuko uyu munsi wabashije kugerwaho. Groupe Indunduro twifuje gukora ibintu bitatu, ariko ari byo bituranga igihe cyose. Icya mbere ni ivugabutumwa, icya kabiri ni ugushima Imana, icya gatatu ni ugutaramana n'inshuti ndetse n'abakozi b'Imana mu buryo nk'ubu ngubu bw'ivugabutumwa, kuririmbira Imana, guseka, tukongera kwibuka ibihe byose twagiye tuberamo dukorera Imana. Nicyo cyatumye twifuza gutumira igiterane kingana gutya, kugira ngo twongere guhura n'abantu, dutaramira Imana, twishimira ibyiza yagiye dukorera byose. Muri make
ndagira ngo mbanze bagezeho amateka ya gurupe Indunduro. Gurupe Indunduro yatangiye mu kwezi kwa kabiri 1999 itangijwe n'abantu 6. ndagira ngo mbavuge niba bahari baze bigire hano hafi, niba hari wabashije kuhagera kuko bamwe bari henshi hatandukanye, hari n'abari hanze. Niba hari abashije kuhagera baze kwigira hano hafi. Abo ni Rusatira Emmanuel, Kimonyo Theoneste, Habiyakare Jean Marie Vianney ari hano, igira imbere hano. Hari Sanzumuhire Vedaste, Nizeyimana Gerard, Bamporiki Jean Bosco. Gerard yarahari. Aba bantu turabashimira cyane kuko niba batumye duhagarara hano twitwa ngo ni gurupe Indunduro. Uko mutubona bagiye kuvuga ubutumwa bwiza gusa, baritanze bashaka ibyuma, bakoresha na mikrofoni, hanyuma bagerageje no kujya bashaka uburyo bakoresha amafilime kugira ngo babashe kuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo Indunduro ari uyu munsi ikoze igiterane, uko mu guhaguruka kwayo yahagurutse arivuga ubutumwa gusa. Nicyo bari bagamije, baragendaga bakavuga ubutumwa mu biterane, abantu bakihana bagakizwa. Kugeza n'uyu munsi turacyagendera ku birenge byabo. Hari indirimbo tufite ivuga ngo ab'iki gihe bashimira ab'ikindi gihe kubw'imirimo itangaje bakoze. Aleluya. Niyo mpamvu twifuje guhamagara aba bene data kugira ngo tubashimire nabo ibyiza bakoze, kugira ngo bahagurutse ivuga butumwa nk'ibyo. Ari abantu 6 kugeza uyu munsi, mukaba mubona umubare uraha dufite abaririmbyi ubu 40. Gurupe Indunduro yaririmbyemo n'abantu 73, kuko uyu munsi hari 40, ariko hari abandi 33 batakiri kumwe natwe bagiye bajya ahandi. Abo nabo harimo abakomeje ubutumwa bwiza, harimo n'abandi tudaheruka amakuru yabo, ariko ubwo hagiye haririmbamo abaririmbyi 73 yo tubaze tukabona yuko gurupe yagiye yaguka cyane. Turashima Imana kuko aba bagabo badutangirije uyu murimo mwiza, hari aho tugeze ubu ngubu. Aleluya. Ngira ngo murareba umubare uri ahangaha, ariko uyu murimo warahagurukijwe n'abantu 6 gusa. Ntabwo byoroshye, bakoze mu gihe gikomeye cyane, mu gihe abantu bajyaga bikorera ingoma bakajya ahantu ku musozi bakaririmba bakavuza ingoma kugira ngo abantu baze gukizwa. N'uyu munsi twebwe Indunduro twiyemeje guhaguruka tugakorera Imana. Haleluya. Amen. Twabaye ba mobile b'Imana, ivuze ngo mugende turagenda, kuko nuko twahagurutse, kandi tuzabikomeza kugeza igihe cyose Yesu agarutse cyangwa se tuvuye mu isi aduhamagaye. Aleluya. Amen. Hanyuma gurupe y'abantu 6 bagiye banyura ahantu henshi hatandukanye. Babanje kujya bajya mu midugudu yabo muri paruwase bakayirangiza, barangiza bakajya n'ahandi. Ni umurimo ukomeye kuko icyo gikorwa bakigezeho, kandi ntabwo batezukaga, barakomeje. Natwe twakomeje gutyo, turakomeje n'ahandi, tuzakomeza ubutumwa bwiza. Yesu aguhe umugisha, Imana imuhe umugisha, kandi n'ubu ngubu turacyari kumwe nawe. Twizera yuko Indunduro ziracyagukeneye, turi kumwe. Aba bagabo hari igiterane kimwe bagiyemo i Rwamagana muri Saint Aloys, nibwo bitabaje abaririmbyi bari mu yandi makorari, muri korari Neguza, ari bo Mwizerwa Bahati David, we yari umucuranzi, yarabacurangiraga. Ejo twari kumwe ariko sinzi niba hari. Ni umuhungu wa Munyambo wa pasiteri witabye Imana w'Inyamirama. Hari Ndagije Auguste, turagira ngo Ndagije niba hari Igihe hafi. Hari Mukeshimana Sylvie, hari Kayiganwa Gilberte, turi kumwe hano n'Igira imbere.
Nyiramana Leondina, Mukandinda Sara, Murasa François. Bateraniraga bamwe ku mudugudu wa Munazi, abandi n'Imiyange, abandi baririmbaga muri korali Integuza. Turashimira korali Integuza yuko mwemeye ko umurimo waguka, hanyuma mukatugabira abaririmbyi. Imana ibahe umugisha. Aba badamu nibo bagiye gufatanya n'abagabo kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza, hanyuma biba ngombwa yuko bagumana nabo kugira ngo bakomeze uyu murimo. Turabashimira yuko babaye abadamu bakomeye b'intwari kugira ngo babashe gukora uyu murimo. Haleluya. Muri make icyatumye dushima Imana, twibutsa ahantu Imana yagiye idukura, uburyo yagiye idufasha mu murimo wose twakoze, uburyo yagiye twagura, uburyo ubungubu iyo turebye ahantu duhagaze twumva ari ishema rikomeye cyane, twumva Imana yaraduhaye agaciro. Hari igihe iyi korali yitwaga ngo ni korali y'abakecuru, ariko turashima Imana yuko harimo n'abana batoya. Haleluya. Turashima Imana. Hari igihe bacurangaga ukumva utazi ibyo bacuranga, ukumva rwose bitagenda neza, ariko bari ku murimo w'Imana. Umurimo w'Imana ntabwo ujya uba mutoya, umurimo w'Imana urakomera, Imana irawushyigikira. Haleluya. Turashima Imana ko gurupe Indunduro Imana yadushyigikiye, ikatwagura, ikatuha kumenya kuririmba. Ubu ngubu ngira ngo natwe tuzajya mu ruhame rw'abandi bashobora gusohora indirimbo, kuko nicyo kigero tugezemo. Twamaze gusohora audio, ubu mu minsi mike turitegura no gusohora amashusho, tukavuga ubutumwa noneho n'ahandi hose aho tutabasha kugera. Haleluya. Haleluya. Ntabwo byari byoroshye, ariko ibyo turabishima Imana. Amen. Turashima Imana yuko yatugiriye neza, turashima Imana yuko duhagaze gutya, turashima Imana yuko izatugeza n'ahandi tutaragera, ndetse twumva yuko n'amahanga tuzayinjiramo tujyanye ubutumwa bwiza, kuko twiyemeje gukorera Imana kugeza imvi zibaye uruyenzi. Amen. Hanyuma ndumva mu magambo makeya, amasaha arimo kugenda, hari ibyo twifuza. Twamaze turimo gutunganya audio yacu neza, turifuza yuko mu minsi iri imbere twabasha no gusohora amashusho. Audio twabashije kuyisohora mu ngufu zacu bwite, ariko Imana nibashoboza nkamwe nk'inshuti zacu n'abadushyigikiye bose kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe gukorwa, turabakiriye kugira ngo muzaze mudufashe aya mashusho nayo tuzayasohore kugira ngo ubutumwa bwiza bwaguke impande zose. Audio twayisohore ku mafaranga 800,000, ubu turifuza yuko twasohora amashusho noneho kuri 3,000,000, kandi ibyo byose tuzabigeraho. Imana iri kumwe natwe iradushyigikiye. Banyakubahwa, muri makeya nibyo byatumye duhagarara ahangaha tugatumiza igiterane kingana gutya kugira ngo dushime Imana mu ruhame, kandi tuyitaramire, kandi tubona abakizwa nk'uko twahamagawe. Arizo ntego zacu, kugira ngo twagure ubutumwa bwiza impande zose, bataramenya ubutumwa bwiza, bataramenya ijambo ry'Imana barimenye. Nyakubahwa Zigirinshuti Michel, turagushimira cyane. Imana iguhe umugisha. Mu mwanya mukeya mugira, turagushimiye uburyo waje ukabana natwe n'Indunduro iminsi 2 yose, ariko Indunduro hari icyifuzo bagize, kuko natwe twahagurutse dushaka kugenda ubutumwa bwiza. Mu nshingano zanyu mufite nyakubahwa, Indunduro bifuje yuko hari igihe tujya tugenda, yuko mwajya mudushyigikira tukajyana, muvuze ubutumwa bwiza natwe tukaririmba, byaba byiza cyane, byaba akarusho. Imana ibahe umugisha.
numva ngiye gusoza shima. Turashima itorero ryatwemereye yuko uyu munsi ugerwaho. Turashima itorero uhereye ku rwego rw'igihugu kugera ku mudugudu wacu wa Kayonza, kugira ngo mutwemerere uyu munsi iminsi 2 yo kugira ngo dukore iki giterane. Mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Turashima amakorari yabanye natwe, korari Neguza, Betesida, Isezerano, Umunezero. Turabashima uburyo mwifatanyije natwe muri iki giterane. Imana ibahe umugisha. Turashima inshuti zacu zaje kubana natwe iminsi 2. Turashima abashyitsi bitabiriye iki giterane. Turashima abacuranzi badufashije kugira ngo umuziki mwiza iki giterane kibashe kugerwaho. Turashima abantu bose bagize uruhare muri iki giterane kugira ngo tubashe kugikora. Imana ibahe umugisha mwese. Amahoro y'Imana ajya abana namwe. Hanyuma tumaze gushima, turagira ngo noneho mutwite izina. Twitwaga groupe Indunduro, ariko ngira ngo murabona uburyo tumaze kwaguka. Ntabwo tukiri groupe, ahubwo twaragutse. Banyakubahwa ababyeyi, bayobozi bacu, turagira ngo muze mutwite izina, kuko nta mwana wiyita, umwana yitwa n'ababyeyi. Ababyeyi nibo bamwita izina. Turagira ngo dusabe umushumba w'akarere ka Kayonza mu byubahiro bye araturebera abandi bayobozi aho ngaho, hanyuma muze mwigire hino. Turasaba n'umushumba wa paruwase yacu kugira ngo nawe aze aratuyobora, hanyuma reka kugira ngo batuzanire imikeka tubashe gushyika hasi, kugira ngo noneho batwite izina ku mugaragaro rindi. Imana ibahe umugisha. Umushumba wa Rwinkuba yasigaye, ariko nawe yakaba yigira hino. Turasaba n'uhagarariye abaririmbyi muri paruwase niba ngo bafatanye iki gikorwa. Imana ibahe umugisha. ndagira ngo ni kubw'ububasha mpawe, ntabwo ari ibyo nihaye, nubwo ndi umuyobozi ariko ndi umushyitsi. Rero umushumba w'ururembo n'abandi bashumba b'uturere bari kumwe nawe mu rurembo bayoboye banyemereye cyangwa se bansabye ko uyu muhango namera nk'umuntu uyoboye mu kanya gatoya. Nimubanshimire rero. Uyu muhango ndawuyoboza umurongo umwe dusanga mu gitabo cy'imigani, ibice 20 umurongo wa 11. Mukurikire murasanga uwo murongo ugendanye rwose n'uyu munsi wo kwita izina groupe Indunduro. Ibice 20 umurongo wa 11 by'imigani haravuga ngo umuntu naho ari umwana amenyekana mu byo akora niba umurimo we uboneye kandi utunganye. Umuntu naho ari umwana. Groupe Indunduro igihe yatangiriye mu kwezi kwa 2 kwa 19, kumara iyi myaka yose ntabwo kwari ugusagiza, kuko uyu muhango namera nk'umuntu uyoboye mu kanya gatoya. Nimubanshimire rero. Uyu muhango ndawuyoboza umurongo umwe dusanga mu gitabo cy'imigani, ibice 20 umurongo wa 11. Mukurikire murasanga uwo murongo ugendanye rwose n'uyu munsi wo kwita izina groupe Indunduro. Ibice 20 umurongo wa 11 by'imigani haravuga ngo umuntu naho ari umwana amenyekana mu byo akora
niba umurimo we uboneye kandi utunganye. Umuntu naho ari umwana, groupe Indunduro igihe yatangiriye mu kwezi kwa kabiri kwa 19 kumara iyi myaka yose ntabwo kwari ugusagiza, ninga ntabwo yari amafuti, ntabwo yari itambamye, kandi si uko inda itakuraga cyangwa ikori, ahubwo niba iyo umwana ivukira amezi 9 iyo abakozi nk'aba bakora ibintu nk'ibi, bahimba indirimbo nk'izi, bagacuranga umuziki nk'uyu, bagasohora audio nk'izo, bakaba bashakana na visuelle, ntabwo iyo ndawe twita amezi 9 ntibishoboka. Iyo myaka rwose bamaze batwiswe ndayemera jewe. Ntabwo nyipinga, sinumva ari ikintu ryabayeho, ahubwo cyari igihe. Ariko umuntu naho ari umwana amenyekanira mu byo akora, niba umurimo we utunganye kandi uboneye. Iyo myaka 15 yitwa groupe Indunduro, groupe umva nawe groupe, ariko nkurikije uko twabumvise, uko twabateze amatwi, umuziki mwiza utuje, mwiza ariko nabivuze, mwiza utuje uryoshye, n'indirimbo zirimo umwuka wera cyane, twumvise n'uyu muteguro ungana utya, utwaye izi imbaraga, uri mu bwenge n'ubuhanga bw'Imana. Uyu mwana arakuze, umwana aciye ubwenge, ntabwo ari ukumusohora mu kintu hamwe na nyina rimwe by'iminsi 8, ni umwana ukuze. Ubwo rero mu izina ry'abayobozi ampaye uyu mwanya, no mu izina ryanjye bwite nk'umuyobozi nyine wavuye mu biro bikuru, ntabwo mukizwe groupe. Guhera uyu munsi muraba korali yitwa Indunduro, muririmbe ku cyumweru, musohoke mwaherekeje, mukore rwose tubitabe. Ntabwo CD yanyu visuelle izasohoka yanditseho groupe. Niba CD audio yarasohote yitwa yanditseho groupe, ubu ngubu izasohoka muzabihindure, bizitwe korali Indunduro. Nagira ngo rero mbasaba akantu, murabizi ko uyu muntu yaje kwita umwana, hari igihe nyine bamwita amazina ya se, ariko abantu bose bagiye bita umwana bariye umuryango, bita izina, ugasanga bashyizeho akandi akantu natekereje, nakomeje kwibwira ko nongeraho, muze kukanyemerera, hanyuma muzajye mwitwa Indunduro Blessings. Ako kantu murakanyemerera, aho mwandika niyo muzajya gushyiraho B gusa, iyo B izajya itera amatsiko abantu, ariko abazajya babaza barimo kugira ko ari Indunduro Blessings. Amen. Blessing. Amen. Ni imigisha rero, ni imigisha. Ikindi nshaka kuvuga mbere ko turangiza, iri jambo Indunduro riba mu mubwiriza. Menyesha abantu babashyitsi kuri Bibiliya ko iri jambo Indunduro riva mu mubwiriza. Kandi ntabwo nabibaje korali, ntabwo nabibaje ngo mbaze mu mwari kuyeye, ariko nzi ko riba mu mubwiriza mu gice cya 12, aho umugabo w'umuhanga Salomo yavuze ngo iyi niyo Ndunduro, ngo byose byarumviswe, ngo igisigaye bubaha Imana. Amen. Zaburi ya mbere.